yagaragaje ikipe ya Rayon Sport isinyisha umukinnyi w'umurundi ukina inyuma kuri gatatu. Aba bantu ariko ndi kubona kwizigi sinzi ko tuganiriye ariko abaretse babihore abantu ko bizana iyi Murera na Aperi Zandani zihari abantu barizana harya nakwandikiye sangapi z'urukerera saa 7:38 oya zari zarenze ya nyuma saa 7:40 ya nyuma rwa saa 7:43 nibwo naringwe kuri Zandani za nyuma ngera kwizigera ni izi ngizi nguyeho nzishyuhiyeho za Murera na Aperi nizi ngizi zihite zituma numva n'akantu k'uburwayi kari gasigaye gashira. Tugiye kubaganira ibintu byari na Aperi, amakuru yose mushaka, ibibazo byose mwibaza kubakinnyi amatransferi, abari kugura nibande, amafaranga arahari ntahari, icyo bita amashira kinyoma. Nana tujya gukora transferi muri bwa buryo kwizigera bumenyerewe. Hari uburyo ibitangazamakuru by'Iburayi Samiri bijya bikora transferi bagakora icyo bita ngo ni paper papier ya transferi. Nanabikoze kuri Instagram yanjye kuri Rugajurigani nabibonye nakoze inkuru 10. Ubu noneho niko tugiye kugana transferi kwizigira kugira ngo abantu babone yuko noneho ibintu twabihinduriye isura. Nago tujye kuzajya tugana transferi ngo turafata akantu kamwe ngo bose babonye kuri social media za Rayon ngo tuze ngo tubapfunyika ko ngo ni mukajyana. Transfer buri ukuntu ziganirwa nubwo buryo bwa ni bande bari kugura cyane imbere muri equipe bimeze gute, amafaranga hari nangahe, bihagaze gute, amazina avugwa nayahe, ibiganiro byabaye byagenze bite. Donc muri rusange ku buryo niba nakubwira ngo umukinnyi yasinye muri Rayon ujye umenya uko ibintu biteye ntibise nibikugwaho na ibintu byo kuza Rayon yatangaje umuntu ngo turaje kumubabwira izo transfer. Uyu mwaka tuzanye indi modo nshya Hajumanana ujye uvuga ngo tumeingia upya twinje mu buryo bwo kubikora mu buryo bwa papier. Yego ni nayo mpamvu nakubwiraga nijoro uyu muvandimwe yitwa Iberi izi za Etincelle izi za Marine izi za Kiyovu juzana papier uzane nk'ibintu nk'icyenda dondosha irahari nk'ake kandi kabaye ubwo se abanyarwanda hari ikindi bakeneye keretse radiyo iramutse ivuye naho ubundi kuwa gatanu yajya radiyo yaho kuwa gatanu saa nibitereke batete kuwa gatanu saa 3 z'ijoro umuntu yarampamagaye arambwira ngo ko namenye ko muri Rayon Sport nta mafaranga bafite ya recruitment. Haramwe ati umuntu maye makuru ambwiye ko hagomba kugenda hagaragaramo ibintu bisa nko kwikopesha. Gatanga icya kabiri tugagusigara amana. Avuga ati ifaranga ntabwo ari munani. Si pepe uri muravuga ngo twinjiramo. Uwo muntu yamamagaye kuwa gatanu saa 3 z'ijoro. Amwira ati Zandani nanjye ndaziguhaye nzikuye kuri uyu muntu aranamubwira. Yego none rero Rugaju tubanze duhera Rayon Sport iri ku kiguri cy'ifaranga iriryamyeho irarifite twihuta ko dufite ibintu byinshi byo kuganira no kunyuraho twihuta. Rayon Sport kuri konte yayo ya equipe nta mafaranga ariho. Ni nayo mpamvu nyirizina yatumye basoza sezo mubibona ko nta mafaranga menshi bafite. Ni gute Rayon Sport yakoze transferi mu kanya Ibera ari butujyanemo y'uyu musore yitwa Prince w'i Burundi. Musore ikipe ya Rayon Sport amafaranga miliyoni 10 bahaye umusore yatanzwe na president wa Rayon Sport Tadeyo niwe wayishyuye. Bivuga ko Rayon Sport izayamusubiza. Umureyo ashobora guhita kuko umutima akavuga ati Rugaju niba 10 za mbere president ari uzidukopye aho ikipe iraza kuba wita. Rayon Sport ifite ibice bibiri yavuze ko igiye gukora ama transfer. Yego hari inama yigeze kubera mu Kagera niba mubyibuka Rayon Sport icyo gihe yakoze famille 12 nka famille z'abayahudi. Buri famille ifite umwe mu bareo bakomeye bazwi. Gasanga hari famille yoboye na Muvunyi, hari famille yoboye na Gacinya, hari famille yoboye na President Tade, hari famille yoboye n'undi munyamupira ukomeye muri Rayon bari abataramu nyine tuzi muri Murera banini. Izo famille abumvikanye ko zikwiye gukora icyo nakwita nka contribution kuko niza abantu bafite amafaranga. Wenda buri famille gashaka nka miliyoni 5, famille 12 zizahita zitanga miliyoni zingahe kwizigira. Ayo ni minimum, nukuvuga ngo ayo byibura make ya mwatanga na 5. Ariko nuwagira 8 nuwagira 10 it's okay. Amafaranga ya kabiri Rayon Sport
izakoresha baravuga yuko bazasaba skoro. Umwaka ushize amafaranga buriya iyi komite iriho ntago yari iyafite ya skoro, kuko basaje Jean Fidel yarayikopesheje ayakoresha arokirita abantu ba Senegale n'abandi bakinnyi bari muri Rayon Sport twagiye tubona. So icyabaye niki, nabo barashaka gufata amezi 3 bakabwa skoro bati 2,75,000 kuko uyu mwaka izajya ba 2,25,000 ku kwezi. Dukope 2,75,000 twongere kuri ya mafaranga avuye mu mafamiye, hanyuma duteranye tujye ku isoko. Ubwo urumva zaba ari hagati ya miliyoni wenda nk'N130 n'N150. Niyo mafaranga rishaka kujyana ku isoko. Ayo mafaranga rero skoro izaba yabagujije 2,75,000 abazagenda bayakata muyo bagombaga kuzajya baha 25 za buri kwezi. Wenda ashaka kuvuga ati tubwo tuzajya wenda tubahereza 15 wenda cyangwa se 15 kugeza amafaranga twagombaga kubaha ashizemo. Mu magambo magufi, Rayon Sport kuri ubu ngaho ishaka gukura amafaranga yo gukora recruitment. Ibyo byanarangiye, iyo irasobanutse cyane. Hanyuma rero hari ibiganiro byakozwe kuwa 4 nimugoroba bo bita Rugangura, avuga ati umusore wari wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru na sandari yitwa Tansele yamanukanye no bita musore w'umurundi yambaye jeans y'ubururu n'ishati y'umweru. Aravuga ati ibiganiro byagenze neza ku ruhande rwa Tansele, kuri musore ntibyagenze neza, ariko twatungwe no kubona ko transfer ya mbere Rayon Sport itangaje ku munsi w'ejo ari ya musore Prince. Bagira uburyo bagitangaza Rayon Sport no kuba we n'abandi badatangazwa turaza kubigarukaho. Harimo abakinnyi bamaze no gusinya ariko bataratangazwa. Rayon Sport gusa kubera ko no muri aperi niko bimeze, ubwo barihaye umwanya w'uburyo bwo gutangazamo transfer wenda kugira ngo banayihipinge cyangwa se bagaragaza uburyo baguze umukinnyi ukomeye n'abafana babakangure bagaragaze ko bari sharp cyane ku isoko. Ntabwo ari ko wenda abandi batarasinya. Musore rero yageze i Kigali kuwa mbere, nibwo yageze i Kigali rwose ku bantu bamubonye aho yaracumitse muri hoteli. Burya abakinnyi b'Abarundi ntabwo bajya bahisha. Bamubaza uti kuri mu Rwanda bibihagaze bite? Ati jewe kurondera ikipe mugabo ndashaka ikipe. Hariya mwavuganye ati irahari. We ayita ikipe y'Igikundiro. Yabwiye umuntu ngo nje mu ikipe y'Igikundiro. Ubwo hari ku munsi kwa mbere ubwo ibiganiro by'ibanze byarabaye mbere yuko ava ni Burundi, ariko navuga ko byarangiye neza kwa gatatu. Uribuka ko kwa kane dukora ikiganiro Rugangura twagaragazaga uburyo yamaze gusinya n'umukinnyi rero kina kuri gatatu. Ku bantu bagiye babikomfonda cyane, ese akina kuri kabiri cyangwa gatatu, babyitiranyanga nuko wenda mu ikipe y'igihugu hari ubwo mushyira kuri kabiri cyane ko bajya banahengeka, ariko ubundi ni left back cyangwa se umukinnyi kuri gatatu. Mu ikipe ya Vitaro abantu bagiye bamubona muri match bagiye bakina muri Vitaro. Ku bantu wenda bakurikira umupira w'u Burundi aje mu ikipe ya sezo kabiri ikurikiranya. Ibi ngibi Rwanda Premier League yakoze, aje mu ikipe ya sezo kabiri muri 2023-2024 ndetse ni nasiziheruka yari mu ikipe ya sezo. Hanyuma ubwo ngira ngo Rugaje tuninjira ku mikino last year yabonye call-ups za nationali muri match enye. So ntabwo ari enye za nationali nkuru n'ebyiri hubwo za nesheshatu. Enye za nationali nkuru n'ebyiri za shana. Hanyuma ubwo abantu banamubonye muri Tanzania ubwo Vitaro yakinaga na Yanga. Urumva yari banyagiwemo ibitego 6 byajya Arsene Bucuta zenguruka itangazamakuru arabyibuka Vitaro muri Tanzania. Numwe mu bakinnyi rero bakina basatira cyane nubwo akina inyuma, ariko urebye imibare ye iramuvugira kubera ko nka Sezishize yatanze asiti 7 aza gutsinamo ibitego 4, yari yabanje yatanze zigera muri 6. Birumvikana ko akina asatira cyane. Ngira ngo rero nicyo bamuzanye muri Rayon Sport, ariko cyane kubera ko ari athletic ashobora no gukina kuri kabiri, uvuga ngo ashaka gukina ibumoso n'iburyo. Abantu b'Uburundi bavuga ko ari umusore w'umukozi cyane, ngo ari ahantu bakorera imyitozo uvuye n'ahantu abakinnyi ba Vitaro baba ari ibirometero 4, abandi bajyana na bisi wagenda na cross buri munsi se zikarinda irangira. Ubundi urebye umubiri we n'imbaraga n'uburyo yihuta wamugiranye na Kirongozi kuri speed. Urebye n'uburyo umusore wumutse kabisa. Abandi babatwara muri bisi wakirukanka akagenda saa 12 bakamusangaho kandi agakora na cross n'abandi. Very good. Hanyuma rero Rugaje umuntu bita Muhire Keve yaravuzwe cyane, yerekeje mu makipe atandukanye. Ejo nabonye harimo abanyamakuru atangaje ko azajya mu ikipe ya Jamus yo muri Sudani y'Epfo. Hari amakuru yavugwaga amwerekeza mu ikipe ya APR Football Club. Hari amakuru ataramukura muri Rayon Sport. Muhire Keve na Rayon Sport. Aravuga Emereke muri Sudani. Muhire Keve na Rayon Sport ni dosiye imeze.
Muhire Kevin na Rayon ku kigero cya 90%, nanze gukonfirima 100%, reka nsigaze 10% kuko abahanga muri transfer barakubwira ngo never rule anything in transfer. Ntukagire icyo uhakana, anything can happen anytime. Ku kigero cya 90%. Urugero ruto Victor Osimhen kwa gatandatu abantu bakonfirmaga ko azajya muri ryari byarangiye cyane, ariko ejo transferi yaguyemo amazi. Ku kigero cya 90%, Keve uyu mwaka ntazakinira Rayon. 9. Impamvu zifatika nizi. Iya mbere, niba mwibuka ijambo Keve yatangaje sezo iri kurangira akavuga ngo ikipe buzi igikombe kubera ko ubuyobozi bwadutereranye, nuko yari abizi neza yuko azasohoka muri Rayon. Niki gituma abayobozi ba Rayon batifuza gukomezanya na kapiteni wabo Muhire Keve? Icya mbere, baravuga bati Keve ni gute buri mwaka twisanga tugomba kumusinyisha? Buri mwaka. Ati Keve umwaka ushize twari twumvikanye ko tuma amasezerano y'imyaka 2, ntitwabasha kubona amafaranga yo kumwishyura imyaka 2 miliyoni 40, tumuhereza miliyoni 20 zingana n'umwaka umwe. Ati umwaka urashize tugomba gushaka ni mafaranga yo kumuha. Ati kandi Keve umutega hora dutamo iyo abonye offer yo hanze ahita yigurisha kuko abashojanyije natwe. Ati icyambere ntitugera reselling value muri Keve, ntitugira amahirwe yo kumugurisha. Basi ngo tuvuge ngo umukinnyi natwe twasinyishije natwe tumugurisha na miliyoni 50. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, baravuga bati Keve ni umukinnyi kubera ukuntu amaze gukundwa cyane n'abareyo, kubera ukuntu amaze kugira icyo kintu cyo kugenda akagaruka yabaye nk'umwana mu rugo anambara igitambaro, ngo dusigaye dushyiraho prime turi ubuyobozi, Keve akaba yayanga. Baga bati dufite 100 ngo nimugirire ry'itanu. Atamaze kuturusha ijambo ku bakinnyi ayoboye nka kapiteni wabo. Ati uyu muntu rero kumumanaginga byatugora mu gihe dushaka kwitwarira igikombe. Icya gatatu, baravuga bati enough is enough. Il faut que natwe tugerageza gushaka abandi ba nimero 10 batari Muhire Keve, bateye gutanga ama assist, ariko sa dutsindira ibitego bingahe yagize muri atwari igihe bigera Keve agakamuka wese ukamushaka ukamubu. Ati mureke dushakire ku wundi mukinnyi nimero 10. Reka tubare mu bare yoroshye. Keve Fazer yarangiye afite assist 11, Fazer retour akora assist 2 kuko akoze assist 13 n'igitego kimwe sezo yose. Bivuze ngo hari igihe Keva agera aho ngaho rwose muri Rayon agakamuka ariko akaguma kuri byazina mu kibuga. Nyine ni Keve agomba kubanza mu kibuga, ibitego ntabyo yatanze assist, ahubwo agashinja ubuyobozi n'umuntu abareba bavati tureka twigurira umwana wacu kuko atariko amafaranga ataruza sinza mu myitozo cyane. Niwe Keve. Ikindi kandi aranabahenda kubera ko nka zina miliyoni 20 bamuhaye ku mwaka umwe. Ibaza ko Rayon Sport wenda nubwo bari abakinnyi utavuga bayifashije, ariko Rayon Sport ishobora kubonamo abakinnyi wenda 2 cyangwa se 3 yiguriye. Uvuga ngo ihaye umukinnyi miliyoni 20 ku mwaka umwe, ibaye imyaka 240, ibaye imyaka 360, n'amafaranga menshi ku mwaka umwe ku mukinnyi nka Keve ibyo n'umusaruro yabahaye. Rege iyo baze miliyoni 20 ugashyiraho n'umushahara w'imwe n'igice ni miliyoni 35, ugahita umwishyura 20% by'amafaranga azagenda uzamutanga, akaba ugahita umuha 20 imbere agasigara 15. Ahubwo kwizigera bwaratujyana kuba nimero 10 rero reyishaka bamusimbu. Ubwo tugiye ku bandi bakinnyi noneho Rayon Sport, abandi bakinnyi donc duhere kuri Muhire Keve, n'abandi turaza kubaganiraho babugingo Hakim, urumva kuri gatatu basinyishije basohotse, bayiraguha Haji n'abagomba kuba abandi andi mazina arimo araganirwaho avugwa agomba kwinjira muri Rayon Sport nayahe. Reka ngemere ku mukinnyi wo gukiriyaringa abantu tubanze tubakure mu rujijo. Iki kintu abantu bacyumve neza, ku muntu yitwa Tansele Mosengo, kuko biri gutera abantu confusion cyane impamvu ataratangazwa. Ikintu abantu bacyumve, Rayon Sport ifite ibice bitatu mu miyoborere yayo bitari biri guhuza. Kuri uyu wa gatanu nibwo byakoze inama bigira uko bitangira guhuza, naho ubundi kiri mu bintu byazitiye Mosengo. Ndagira ngo mbabwire uko ibintu byagenze. Hari igice kiyobowe n'umugabo witwa Muvunyi Paul, perezida wa board. Muvunyi Paul uruhande ariho ndanaguha n'abantu bari kumwe nawe cyangwa n'abantu bari guhuza nawe, ari kumwe n'umuntu witwa Paul Ndosimana, nawe ni umuntu wo muri Rayon wifitiye akanyenyeri ke, akaba ari kumwe na Maître Freddy. Abo bantu batatu reka mvuge ko Ndosimana rero ntumubare nk'undi muntu uri ku ruhande, ubundi Ndosimana ni Muvunyi.
aha ni umuntu we cyane wango Ndosimana ni manager w'imitungo ya Muvunyi. Okay, abo bantu batatu rero abo bantu batatu mwaro umuntu umwe nawe yava kuri Ndosimana ariko nafite akanyenyeri ni nkuko bavuga universe nawe bakakuvuga bavuga rugajona gaye. Okay, rero iyo tuvuze aba bagabo bafite abajyanama, sindi buvuga abo bajyanama ku mpamvu ebyiri. Bamwe ni abantu b'abanyamupira badafite post muri ekipe, abandi ni abantu bibereye mu kazi kabo kandi wenda nk'itangazamakuru n'abandi ntavuga amazina yabo kugira ngo niteranya nabo ntago ari ngombwa. Abo bantu rero Muvunyi agira gutya agahamagara akavuga ati se kanaka watubwiye wowe urabona rohe mukinnyi mwiza twagura wadufasha. Muvunyi akaza niyo kruye bafite uruhande rw'umuntu wabagira inama. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri kirimo President Tadeyo, kikabamo uwo bita Rukundo w'imishinga, uramubona uriya mugabo Claude Claude w'imishinga ego ni Claude ntago ari Rukundo, Claude w'imishinga babiri. Hakabamo na team administrator wa Rayon Sport ariwe Irambona Eric. Abo batatu nabo bafite uko bumva ibintu, abo nabo bafite nabo umujyanama wabo kinyamupira. Batekereza bakaganira akabata ariko nimureka duhamagara umuntu kanaka simuvuze izina nawe tumubaze nawe tugira inama. Nawe akabwa ati uyu ni mumureke, uyu ni mumureke, uyu ni mumureke muguruye. Nabo bakaza mu biganiro kumeza bafite umuntu wabo. Hakaba ikindi gice kirimo Gacinya, kikabamo Prosperi, kikabamo Urukundo Patrick umubitsi, kikabamo obo mujyanama wabo nanamuvuga ntani, kikabamo na coach, kikabamo n'umujyanama wenda muvuga ko aragaragara Hussein wabaye DT waragaragara, mpamvu muvuze aragaragara. Kinyamupira ni ubagira inama. Rotifiya nasabye ko bamugira director technique rwose yabisabye. W'impamvu muvuze nuko ari kugaragara mu bintu bya Rayon ntacyo bitwaye. Ni wagira inama kinyamupira. Abo nabo bazana ibitekerezo bahawe na Hussein nabo bakabikubita ku meza, ibintu bikabusana. Bibusana gute rero? Hari uruhande ruvuga ati nimero 10 ugomba gusimbura Kevin. Hari uruhande ruvuga ruti dukeneye izina rikomeye, bakavuga bati mureke dufate umukinnyi wa polisi witwa Bedi aze yambara 10 asimbure. Uwo ni uwa mbere. Hari urundi ruhande rwazanye umukinnyi ufite imibare anantangaje witwa Gakwaya Leonard. Gakwaya Leonard ni premier kwa Bugesera, yatsinze ibitego bitatu isezo, atanga assist 9. Yagize ari mu bitego 12. Umwaka ushize yaratanze assist 8. Iyayibanjirije yari yatanze ahubwo bambwiye 13 ngatsinda n'ibitego 2. Yatanze assist 8 atsinda n'ibitego 2. Anyways, yari afite nabwo imibare itari mibi. Nyine agira double digit. Bakavuga ati umuntu yapashe Ani Elijah aratsinda, apashe Omar yabaratsinda, ko mwaretse tukamuzana. Niba Kevin yaragize uruhare rw'ibitego 13 Gakwaya Leonard we nabikora ni muri Bugesera twamuzanye. Urwo ni uruhande rwa kabiri. Urundi ruti muhave bati nimufate iki gitaramo cyitwa Monsengo giturutse mu ikipe ya Kiyovu, ati kiranashorone nta kibazo gifite, turamukubita make imyaka 2 we bamaga miliyoni 14. Umuhagarariye ni Baba Rahman. Batuyu rero ntagana nahenze cyane nk'abo ba Bedi, mureke ariwe duhereza amasezerano. Noneho bose bagahita banganga, urabona ngo twebwe nitubyumva ngo abandi ntitubyumva. Umva rero uko byagenze. Ibyo Rwangura yatangaje na Ibiri 100% nibyo. Monsengo abonanye n'izo mpande zo muri Rayon barahuye 100% ari kumwe na Baba Rahman wabaye team manager wa Kiyovu. Barangije umva operation uko yagenze. Umutaramu bumvikanye miliyoni 14 ku myaka 2. Baramwe ati turagwaza 7, izindi 7 tuzazigwa mu kwezi kwa 12. Skoro yaduhandi amafaranga rya deni zatuguriza ryamaze kuvamo. Urimo nabyumva? Barumvikanye. Bamaze kumvikana uruhande rumwe, ubwo singiye kuruvuga noneho mungiye gushyiramo akantu kibanga. Ruhamagara umujyanama warwo. Ruravuga atanu twicaye birasa naho Monsengo twamaze kumvikana tugiye kumusinyisha. Ni umukinnyi mubona ameze ute?
umujyanama ararira araryama arigaragura aravuga ati mukoze amakosa muzicuza ubuzima bwanyu bwose ati mose ngagiye gusinya ate mwafasha Bedi ati ko Bedi ashoje mwaretse ibyo bintu byo kwica umupira ati uyu mose ngo musinzi mose ngo utajya ukora imyitozo kabiri azabafasha iki bati birabarangiranye ibintu birapfuye umujyanama ntacyuje abaperezida bababajije coach batari ko Rotifi uyu muntu yitwa Mose ngo nka coach umubona Rotifi ati ngewe kuba yabanywa amabyeri nge managing abakiri nge nzamu managing naho mubona zikandanda ni mu musinyisha rwa ruhande rwamuzanye ruti ntimwumva ati n'umutoza umutoza mu kigiki bati mwabeshyaga ngo coach arashaka dimbumba ati niyemera Mose ngo ati mwaretse tukamusinyisha babahamagaye team administrator Eric Rambona kandi nawe afite uruhande ariho Eric Rambona umwe mu bantu bari kuri rwa ruhande aramubwira ati Eric uyu muntu akabura mu kumusinyishije akazasinda niwe team administrator niwe tuzabigaruraho Eric yaragiye akuzanira kontra isanzwe Rayon Sport isanzwe draftinga y'imyaka 2 igashyiramo n'imishari igashyiramo n'ibiki ubwenge yayikoresheje n'ubuhe Eric ageze yarabwa toke nge simfite ikibazo cyo kumusinyisha ariko ndabasaba ikintu kimwe uyu muntu ni mureke tumukubitamo amakroza muzirika tumubwiye ko nasiba imyitozo wenda nka 3 twemerewe kumukata imishahara n'urugero tumubwire ko nabura wenda kuri match yigize biri ayigera ngo ntiyahembwe ati tumubwire ko dushaka no kumwirukana ati dushyiremo croze zimuzirika ku buryo discipline tuyikanyage aha ati rero ibyo biransaba umwanya wo kwicara nkabitekereza nkabikorera ingingo zabyo nkabyandika nkazabizana noneho tukazabimusinyisha nyuma bahise bamufata mujyana kuri hoteli yo kwa Gihozo hano ku Gisimenti iriya umugabo wo muri ni wacumbitse icyo gihe uko bayibere babivugaga na Rugangura byari byo icyo yakoze ahubwo yamuhaye icyo bita pre contract yamuhaye icyo bita imbanziriza amasezerano mwana zisesa abantu babyumve neza nta mafaranga bamuhaye ni nko kuvuga ngo twumvikanye ko nibikunda tuzaguha ibi ariko rero ushobora kwicara kavata amafaranga twayabuze bakamwe transfer iracyari imbisi igendere uyu mukinnyi rero no bari kuri hoteli amaze gufata icyo kurya n'icyo kunywa cya mu gitondo ategereje ko ya masezerano ya makroze bayadoda bakamuzanira urupapuro agasinya yarangiza gusinya akemezwa mu yandi magambo ku kigero nk'icya 80% ashobora kuba umukinnyi wariyo kuko hari pre contract hari na agreement y'amafaranga yabayeho ariko ako kantu ko kugura igihe ko kwizubaza ku ruhande rwa Eric n'abamushyigikiye n'uruhande bari kumwe nako kugira ngo barebe ko nk'ibintu bya Bedi byakwavansa bahita babitereka ku meza bavuga ati akose kwa Bedi twamubonye yatwemereye agabanyije amafaranga nta murajya mu biki kuko mwasuye umuntu tukamureka kigendera tugafata bigira Imana Bedi so nyuma yo kubona rero izo mpaka zihari bafashe umwanzuro mwiza cyane nakunze muri iriyo bose naga ibintu twazabishobora turatangira kuryana tuzateza ibibazo mureke dufata abantu bake twizeye tubahurireho umva rero icyo nakunze muri Murera muri ibi byose kugira ngo dute twinjira muri AP tujya kuri AP Murera bavuze bati dutoye Gacinya nkuhagarariye uruhande rumwe dutoye President Tade kuko ntago wasinya tarimo